hari icyo mvuga kuva ndi mu Rwanda navuze ke perezida wanjye Paul Kagame mubona kimwe n'abamarayika babiri, Marayika Michael na Marayika Gabriel. Kubera Marayika Michael ararwanya agashira ibintu mu murongo, agashira discipline. Marayika Michael ni umunyabwenge ukoresha ubwenge ukayobora n'ubwenge. Ibi ngibi ni ibitekerezo by'abantu mu mbabarire, inge ni ibitekerezo by'abantu badatekereza. Nta muntu ntutse, nta muntu ngiye nabi, ariko uyu munsi hari abana barangiza kwiga bakabura akazi. Murabizi ko hari ubushomeri cyane, bakaba bari bicaye bakavuga ko ngiye kuba umuseriveri, umuwaiter, umwe mbone udufaranga two kugura amavuta yanjye, kujya muri salo. Ntago bivuga ko umukobwa ukora muri hoteli ubye muri resitora ni indaya. Abantu icyo basaba bareke kwishira mu mutwe ko umukobwa ukora muri hoteli, umuseriveri, kwa ubye receptioniste, ke ni umukobwa woroshye. Oya, benshi ngewe nabonye mu buzima bwanjye n'abakobwa bazi icyo bashaka mu buzima bwabo. Ndabasabye, ndabiginze mwese mwubaha aba bantu bakora bagasuzuguzwa. Hari igihe abantu banyoye bagatanya kubakora ku kibuno, umukobwa akihanganira, bagatangira kubatuka, abakobwa bakihanganira. Ntago byoroshye gukora muri hoteli byo muri resitora uri umuseriveri. Reka tubasuhuze cyane abakunzi b'Umurage Live TV, ndetse namwe mudukurikira kuri wa eshatu akadomo umurage.rw. Uyu munsi rero turagira ngo tubabwire tuti noneho twagiye gusura umuntu udasanzwe nk'uko mwabidusabye. Twagiye ahantu ni mu karere ka Musanze, neza ni mu mujyi wa Musanze, kuri resitora yitwa Isange Restaurant. Hari umuntu rero twagiye kuhasura, adufitiye amakuru cyangwa se ibyo tugiye kuganira. Hari byinshi bishobora kubafasha. Ndagira ngo rero muhereze umwanya abibwire, turakomeza noneho kugenda tuganira, turagenda tumubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo agire icyo yabafashisha mu bitekerezo bye. Tuguhaye ikaze kuri kamera z'Umurage Live TV. Murakoze cyane. Nitwa Bari Chantal Muteteri, mbo mfite imyaka 50. Nakoreye imyaka myinshi muri management hotel, na managing hotel twavuga imyaka 18. Ariko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza, mfite aksa, ariko ndagerageza kuvuga, nizera ko muranyumva. Hano kuri Isange Restaurant ni restaurant, ni business idafitemo inyungu, ni sans but lucratif. Kubera iki? Uwo wakoze iyi restaurant afite onje yifasha abana b'imfubyi. Imbere hakiriho orphelinat, bari bafite orphelinat muri Gwaza, ariko bakuyeho orphelinat, abana babaha famille, bashaka amafamiye babaha famille. Ariko onje Future for Children niyo ikomeza gufasha aba bana kwiga, bakabaha amafaranga yo kwiga. Alors twarabitekerejeho, turavuga kubera iki ntabwo twakora restaurant, amafaranga inyungu iva muri iyi restaurant igafasha aba bana. Twaguze aussi hariya lodge imbere yitwaga La Brise Hotel, hafi ya Ines University. Naho uyu munsi hitwa Isange Paradise Resort. Naho turahakorera, n'inyungu zivamo zigafasha aba bana b'imfubyi kwiga n'abahandicapé. Ni ngewe ndime managing director ya restaurant Isange, ni ngewe uyobora hariya.
turagerageza kubona abakiriya tugurisha ibintu byinshi bidasanzwe dufite machine ikora grill inkoko zikazinguruka muri machine turazigurisha abantu barazizi abantu bashobora kuza kuzifata take away na dukora cyane brochette y'ihene irakunzwe cyane abantu benshi barayikunda inkoko n'ihene nicyo kizwi cyane hano kuri Isange restaurant ikindi dukora n'amabrochette y'inka ya 500 francs kwe dugerageza gukora icyo gishobora gufasha abantu bose mu mujyi wa Musanze nabo bavuye Kigali bajya Gisenyi banyura hano bagafata icyo bifuza tugerageza ke mu minota 5 si twatinze iminota 20 guha icyo cyose umukiriya yifuza kubera icyambere ni customer care kwakira neza abashitsi bakagenda bishimiye. Yes, turakomeza kugenda tuganira ariko hari ikintu wari ukomojeho uvuze ko hano Isange Restaurant ari societe Sambiri Creative cyangwa se idaharanira inyungu aho tubwiye ko mufasha abana b'imfubyi ndetse abafite ubumuga n'izindi ngeri zitandukanye ziri vulnerable cyangwa se zibayeho nabi. Yes, rero hari abadukurikiye bashobora kwibaza bati natwe aho turi mu bice bitandukanye by'igihugu turi vulnerable dufite imfubyi turashonje bibaho barashaka kugira ngo babagane noneho tubwira ibisabwa kugira ngo mufashe noneho aba bantu ese kugira ngo umuntu mumwakire mumufashe arasabwa iki? Onje ngewe ntabwo dufite umuperezida ubishinzwe witwa Mr Justin ibi byose mutubaza bakeneye gukontakta perezida wa Future for Children ngewe nshinzwe yonyine kumanaginga Isange Restaurant ibireba onje yo gufasha imfubyi n'abadashoboye ibingibi bireba perezida w'iki kigo we ni kumukontakta ntabwo nakwinjira mu byo ntago managinga ikindi ngewe nasobanuriraga ko hano iyi restaurant niyo ifasha kubona fond yingiye onje igafasha abatishoboye n'abana b'imfubyi byose ute twabivuze imbere ikindi bafite na onje ifasha abakobwa babyariye mu rugo babaguriye amamashine bakabigisha kudoda nyuma bagatangira kwikorera bakabona icyo bagaburira abana babo nicyo nashakaga kuvuga ikindi ngewe ntabwo ni presente exactly nize ibintu bya management sales and marketing muri hospitality industry nakoreye mu ahantu henshi hatandukanye nabaye mu bihugu bitandukanye nyuma nza mu Rwanda gukorera imbere intercontinental igihe yari kiri mu Rwanda mvamo igihe baguze Serena njya gukorera muri Gorilla Hotel nakoreyemo imyaka 12 Musanze nakoze neza cyane kubera umuyobozi wa Gorilla Hotel no umuyobozi mwiza cyane twarumvikanaga neza no mubyeyi udasanzwe nyuma nagiye gukorera Gashora imbere Gashora nagiye gukorera muri Golden Tulip la Paris Nyamata nakoreyemo amezi 7 njya nyuma kuri Gashora Resort la Paris nari manager hariya nabyo byabaye experience kuri ngewe twakoranye neza no Mr Mukenzangabo Justin ariko navuyemo kubera nashakaga kureba ute nakwikorera haboneka ikibazo cy'iki epidemi dufite actually ibintu byinshi byaraguye ibintu byinshi abantu benshi barahombye nanjye ndi muri rezo yo guhomba ntabwo nakujira mu detail ariko ndashimira Imana kubera uyu Autrichien Australia Mesioto no umubyeyi uri hano gufasha igihugu cyacu niwe nyiri onje afite aussi yafunguye veterinaire ni clinique y'ibinyamaswa New Vision nayo niye
iri hano mu Musanze na Kigali, bafite ishami yabyo. N'aya mafaranga asohoka muri clinique afasha abana bifubyi, abana bafite ibimuga, n'aba bakobwa babyariye mu rugo. Byose no uyu munsi ndashimira Imana kubera yampaye icyizero ndimo kuyobora Isange Restaurant. Twizera ko tuzabona amasoko akomeye, tukabonamo n'inyungu izafasha abana bacu ejo izaza guteza imbere igihugu cyacu. Hanyuma rero utubwiye ko wakoreye mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi koko biragaragara usibye kuba ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ndagira ngo noneho utugereranyirize ese gukorera mu Rwanda no gukorera hanze nihe wagize ibyishimo bidasanzwe. Nutubwira ngo ni mu Rwanda uratubwira impamvu, hanyuma nutubwira n'ikindi gihugu naho uratubwira impamvu. Murakoze cyane. Ni bisanzwe bavuga ko umuntu arikunda. Ngewe aho nabonye ibyishimwe cyane, aho nakoreye cyane ni mu Rwanda. Kubera iki ndishimye mu Rwanda? Kubera ndi hafi y'umuryango wanjye, mama wanjye ni umunyarwandakazi. Ndi mu gihugu cyanjye. Icya kabiri, igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari igihugu gisanzwe, ni igihugu cy'ibitangaza, cy'igitangaza kabisa. Tufite igihugu wagenda muri Afurika yose, ariko ntabwo wabona igihugu gisa n'u Rwanda. Mu Rwanda dufite umuyobozi uyobora neza igihugu cyacu, dufite security mu gihugu cyacu, dufite isuku mu gihugu cyacu, dufite discipline mu gihugu cyacu. Natwe abaturage b'u Rwanda turagerageza kwifata neza no kwihesha agaciro. Ikindi, nyakubahwa Perezida Kagame yakoze ikintu kitangaje, yaduhesheje agaciro. Ni umubyeyi kubera twigisha kwihesha agaciro. Hari ijambo ivuga agaciro ntago wakagura, ni wowe mu giti cyawe ukihesha agaciro kawe. Ni ukuri dufite umubyeyi ukomeye watwubakiye igihugu, waduhaye kwiga kubona isuku, waduhaye ubwenge bwo gutekereza no kureba ejo izaza. Mu bindi bihugu abandi bayireba inyungu zabo, igihugu ntacyo bibabyira, abaturage babo ntabyo bibabyira. Ukagenda mu gihugu ukibaza ese hari abayobozi muri iki gihugu, ugasanga umwanda uteye ubwoba, ugasanga akavuyo, bagakura mu kavuyo. Aho hari akavuyo nta kintu cyatera imbere. Ariko discipline igihugu cyacu dufite nicyo kiduteza n'imbere. Se kubera ibyishimo byanjye biruzuye, ndanezerewe kuba ndi umunyarwandakazi no kuba muri iki gihugu. Bakomeje kugaragaza ko uri umukristo, ibintu byose uri kukubwira ari kuzanamo Imana. Waba uri umukristo? Yego, ndi umukristo cyane. Kubera kubaho ntabwo ufite Imana ntacyo wakwimarira. Imana yacu niyo ukora byose. Hari icyo mvuga kuva ndi mu Rwanda, navuze ko perezida wanjye Paul Kagame mubona kimwe n'abamarayika babiri, marayika Mikayeli na marayika Gabriel. Kubera marayika Mikayeli ararwanya, agashyira ibintu mu murongo, agashyira discipline. Marayika Mikayeli ni umunyabwenge, ukoresha ubwenge, ukayobora n'ubwenge. Kubera ndi umuntu usenga cyane, ariko nkoresha nanjye ubwenge. Ntabwo nsenga mu kurangara, ntabwo ngenda mu Kigali. Ikintu cyose ndashushuza imbere kubikora. Nzike hari Imana iri hejuru ya byose, hari Imana ituyobora ikadukorera ibitangaza. Igihe wizera, mu Kinyarwanda bavuga kwizera birarema. Igihe wizeye, ibyo byose wifuza mu mutima wawe bibaho. Se kubera icyo mwambajije, ndizera Imana wa Abraham, Imana wa Israel, Imana ihoraho,
ibyo byose aho ndime n'ibyo byose mfite ni kubera Uwiteka Imana yanjye, Imana ya Abrahamu. ni byiza rwose kuko umuntu utemera Imana nawe yaba yigize nkana, kubera ko ibyo tubona kuri iyi si byaba ibyiza byaba ibibi, ariko byose kubera Imana ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma rero turakomeje tunaganira, hari aho wavuze ko abakobwa mufasha abakobwa babyariye mu rugo. Ugiye kutubwira hano mu Rwanda umukobwa we yabyariye mu rugo birazwi ingaruka agenda agira, aho hari na bamwe birukanwa mu muryango, hari bamwe bagerageza no kwiyahura kubera ibibazo bagenda bahura nabyo. Hanyuma rero nk'ayo wabaye mu bihugu bitandukanye, ese iki kintu cyo gutwara inda wenda itateguwe mu bindi bihugu ugeranije n'u Rwanda aho bagifata bate? Cyambere ntago twaba turi kujija, ntago mbizi ute babivuga mu Kinyarwanda, kubicira urubanza abakobwa batwite bari mu rugo, kubera hari igihe wose ibi byose biba ku ikosa y'ababyeyi. Tukeneye guhindura imico, tukeneye twebwe ababyeyi kuganiriza umwana akiri mutoya, tureke kwihishahisha tukanga kumubwira ibintu bijyana na sexualité. Tukeneye kumwigisha igihe umukobwa atangiye kuba umukobwa, tugatanya kumwigisha ute yirinda, ute protection, ute ntabwo yashokoshokwa n'abagabo, ute yabara iminsi ye, kubera hari n'ibyo wabara, hari n'amapreservatif na byose. Me hari igihe hose icyo twirengagiza cyane, hari igihe abakobwa muri iki gihugu cyacu haracyari abagabo bafata abakobwa ku ngufu. Ndashimira guverinoma yacu kubera iri kubirwanya, nizera ko tuzagera aho guverinoma ishaka ifasha abana. Ariko aba bana cyane cyane batwite benshi baba bari traumatize, bahamutse. Ni twebwe tukeneye kubaba hafi, tukabaganiriza, tukabaha icyizero mu mwanya wo kwibirukano bye tukabatuka. Ntabwo ari byiza. Tukeneye kuba hafi yabo, tukamenya kubera iki byabaye, ute byabaye, tukabebera hafi tukabafasha. Nibyo ngewe mu giti cyanjye ntekereza, nicyo nshishikariza ku bantu bose bagiye muri ibi bibazo n'ababyeyi babonye abana babo bibabaho. Ndabasabye ndabinginze, mwegera aba bana mugerageze kumenya kubera iki bafashe inda, batewe inda. Mugerageze kubegera, mureke kubatraumatiza, mubafashe. Kwera umwana ni umwana. Hari benshi bifuza kubyara ntago babona urubyaro, ariko nabyo tushishikarize kubigisha, tukababyiza ukuri, bakirinda cyane. Hanyuma tunagera ku musozo w'ikiganiro cyacu, ushaka wasoma agakawa rwose, n'ushaka kugasoma nta kibazo. Watubwiye ko ubuzima bwawe bwose nk'uko wagiye ubyiga ndetse ukabona impamyabumenyi n'impamyabushobozi zitandukanye, wakunze gukora mu mahoteli, na n'ubu ngira ngo niyo domene ugikoramo. Ariko iyo tugiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi, usanga hari abantu bafata umukobwa ukora muri hoteli, ntabwo akakorerwa ihohoterwa, aho bamwitira amazina ataraye, bakumva ko ngo ari indaya, abagabo ngo sinarongora ngo umukobwa ukora muri hoteli. Iki kintu wowe noneho wakoze mu mahoteli ahantu hatandukanye ku isi, wakoze muri Intercontinental, iki kintu wakivugaho iki? Ibi ngibi ni ibitekerezo by'abantu, mumbabarire, inge ni ibitekerezo by'abantu badatekereza. Nta muntu ntutse, nta muntu ngiye nabi, ariko uyu munsi hari abana barangiza kwiga bakabura akazi. Murabizi ko hari ubushomeri cyane, bakaba bari bicaye bakavuga ko ngiye kuba umuseriveri, umuwaiter, umwe mbone udufaranga two kugura amavuta yanjye, kujya muri salo. Ntago bivuga ko umukobwa ukora muri hoteli, ubye muri resitora ni indaya. Ni umwana ushaka gukora, ashaka kuba independent. Icyo ngewe nshaka kubabwira
nakoreye mu mahoteli cyane nyine n'umunyeshuri ntabwo abantu icyo basaba bareke kwishira mu mutwe k'umukobwa ukora muri hoteli umuseriveri ukwaho bya receptioniste ke n'umukobwa woroshye oya benshi ngewe nabonye mu buzima bwanjye n'abakobwa bazi icyo bashaka mu buzima bwabo ndabasabye ndabiginze mwese mwubaha aba bantu bakora bagasuzuguzwa hari igihe abantu banyoye bagatanya kubakora ku kibuno umukobwa akihanganira bagatangira kubatuka abakobwa bakihanganira ntago byoroshye gukora muri hoteli byo muri restaurant uri umuseriveri nanjye mubona ndi manager hari n'abakiriya bageze aho bakantuka nanjye ariko tukikiza bugufi tugaceceka icyo mbasaba ibi byose abantu bavuga ntago ari ukuri umukobwa ukora muri restaurant ubye ukora muri hoteli ntago bivuga ko ni indaya ibi ngi mubyikuremo mubimenye ndabinginze mububahe kubera ntago muzi ubuzima barimo ndakeka tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kereka niba hari ikindi kintu noneho wumva wasorezaho hari nk'icyo ushaka kuvuga tutigeze tukubaza uyu niwo mwanya ariko wibuke ko utatubwiye n'igihugu wavukiyemo watubwiye ko mama wawe ari umunyarwandakazi ariko ntabwo watubwiye ngo papa bimeze bite watubwiye ko uri umunyarwanda ariko ntabwo watubwiye ko wahavukiye hari n'utundi tuntu wenda wakomozaho ubundi ukanavuga n'ikindi kintu kikuri ku mutima tutigeze tukubazaho kandi wifuzaga kukivuga ndi umunyarwandakazi navukiye mu Rwanda Kimuhurura ni Kimuhurura hariya hari aho bubatse Kigali Heights nari umuturanye wa poste hariya yari kwacu kwa sogokuru ni hariya nakuriye nyuma mfite imyaka 10 navuyemo papa wanjye ni umuswisi yanjyanye muri Suisse nkurirayo nagarutse mu Rwanda mfite imyaka 18 gushaka mama wanjye kwe ntabwo twaturi kumwe nakuranye n'undi mama wanjye w'umuswisakazi ariko ndatezeka amaraso yacu y'abanyarwanda dukunda igihugu cyacu nta handi naba utari mu Rwanda mumbabarire hari umuntu uri kunsuhuza ko ndi mu kazi ndi muri Isange restaurant ikinyarwanda mwabibonye ndagerageza kukivuga neza accent sana mbote ya bino gracia danke vielmals thank you ni byinshi ntabwo nakwinjiramo icyo nashaka kubasaba twirinde corona twirinde iyi rezo ya corona twambare neza agafukamunwa nanjye nagakwiye kwenda kure y'umuntu kwe ntabwo nari kuba muri kamera nambaye agafukamunwa ariko nkaba nkambaye igihe cyose tukaraba intoki zacu igihe cyose n'isabuni n'amazi menshi tuhabwe intambwe metre tugerageze kubahiriza amasaha yagenewe dufashanye n'abandi bose tugerageze twese kujya kwikingiriza urushinge rwa corona gutya igihe twese tuzaba twikingirije aka kantu tuzagakuraho tukomeze ubuzima ute bwari bumeze nicyo nabasabaga mushishikarize mwese guhaguruka mukagenda kwikingiriza urushinge rwa corona tukubahiriza amategeko y'igihugu cyacu tugateza igihugu cyacu imbere tugashikariza isuku ahantu hose tujya tugahesha agaciro n'icyubahiro igihugu cyacu n'isi yose aho tuzajya hose abantu bose bazamenye ko turi abanyarwanda twuriyubashye turi abanyacyubahiro murakoze cyane Yes, reka tubashimire rero mwe mwese mwabanye natwe ku Murage Live TV na Reporter Mbarushimana twari kumwe na Muteteri Bahri Chantal cyangwa se Mama Karna mwakoze rero kubana natwe ngira ngo yatuganirije byinshi yavuze atari ko icyo nasorezaho
abagabo cyangwa se n'abandi muri rusange nimwubahe abakobwa bakora mu mahoteli na resitora ndetse n'ahandi hatandukanye, haba kuri reception ndetse n'ahandi. Reka rero namwe mukomeze mugire umunsi mwiza, turi kumwe ku munsi w'ejo.